yaka umva rero mbabwire ba nyakubahwa abayobozi ibyari habu hashiseri baremwe kugira ngo nzajye muri Amerika ngo nzajye muri icyo kigo ngo mareyo igihe ngo nzagaruka ni ku murongo ngo njye muri Amerika forget that no mu gisirikare ubwaho naradezatingaga n'imbunda nkayitwara nkajya kuba mu rusisiro ndya inkoko z'abaturage uretse kumbwira ngo uramfite ujye kunshyira mu kigo cy'abasazi njye ariko wajya witabira ngwino agaruka oya mbashaka kuvugisha ukuri bagira ngo byirirwe bibavuna ari amafaranga uhabwa ku ma YouTube uyabonye inzira yose yatuma udasubira kuri YouTube channel wayemera ukamanza ukitabwaho nayemera kabisa kumvikana ikintu kimwe niba ubyemereye hano ntabwo nshaka kugira ngo ejo bizagaragare ko umuntu yaguhagaritse kujya kuri YouTube kuko ntabwo turi gusaba manza wumve ahangaha hamwe abantu mwe nibimara gukunda icyo turi buze gusaba turasaba ubuyobozi aho kugira ngo bajye bafata yakabagiye kumufunga turasaba ribu itegeke ko yaka atazongera kugira ahantu ahurira n'ama YouTube cyane bamukoresha mu nyungu ze nkuko babikoze kuri busyete turasaba ribu ibikore uzashyira ikiganiro cyangwa uzongera gukoresha yaka ndarenzaho n'andi mafaranga hejuru makeya gushaka ibyo kurya muri no minsi ahari so ibindi no tubikurikirane hanyuma nakoze urakoze cyane thank you so much my brother thank you so much urakoze cyane niyo kinga saka yaka ihangane gato uretse kugenda yaka uranyumva ndakumva yaka habonetse ubufasha witeguye kuvurwa witeguye kwakira abantu bakwitaho ukavurwa thank you wumva se so ikintu kiriho nyuma y'ibi ngibi yaka ntutekereze ko ryandira ntabaza ngo bagiye guha amafaranga ibi turi kuvugana yaka turabikora kuva ku mwambaro turashaka uburyo utabura icyo kwambara utabura icyo kurya utabura huba n'icyo kunywa nako gacupa kamwe ku munsi cyangwa tubiri ku munsi ntubirenze icyo kunywa hanyuma ubu turi kuvugana yaka ndashaka ubumve ibi bintu you have to be ready turasaba urwego Kigali NewsChannel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali NewsChannel. undi muntu ufite nimero niba ari umuntu ndashaka hano afite umuntu bita ntuza no this movement must go igomba gukora iyi movement iraza gukora ariko mbonye abantu muturamya ahangaha mukicara we don't need money nta mafaranga dukeneye ibitekerezo byanyu n'ukuntu umuntu yafashwa muri ahangaha ngo mukunda igihugu mudashaka gukunda umuntu nk'uyu ngo mumufashe mumuvane muri ubusharire arimo hanyuma reka tugaruke kuri iki kintu gato mwakomplaninze uyu mwana w'umukobwa murareba ngo ni umusinzi basetse ngo yakaba bamufungiye ku rukiko nimwumva amagambo nkaya none se umuntu hari impamvu kunywa inzoga ni ikintu kimwe n'ikintu gishobora gusunikira umuntu mu kunywa inzoga ni ikindi uyu nguyu yaka n'umukunzi w'inzoga cyangwa afite ibindi bibazo birenze inzoga mureke let's work together mureke dutange icyitegererezo mvuga ko dukundana mureke nka community tugaragaza urukundo nkuko turuhabwa uyu mugabo ntabwo akeneye ibya mirenge akeneye attention no kumwitaho gusa umuntu arabasezera ko agiye gupfa umuntu akavuga ko agomba kwiyahura mukaprudinga mugaseka mukishima mureke tugire ikintu dukora mureke tugire ikintu dukora mureke tumwime amategeko kwiyahura ni icyaha ariko mbere yuko yiyahura akora ibindi bigize ibyaha arafunzwe arasubitse icyo cyuma ashobora kutacyitera akagitera undi ariko yamanje kugaragaza ibimenyetso ko afite ikibazo uwo mugozi ashobora kudajugunyamo umuntu ako gahinda gakabije kamurimo kakamusunikira kubikorera undi muntu we can save his life so nabonye iyi video ndayumva ndavuga I will take time dufata umwanya tuganire kuri iki kintu kandi ndashimira ko at least people can understand iki kintu also Kim thank you very much umuntu ufite nimero ayiduhe adufashe nayiguhaye ariko nanamwandikiye niba mwamwandikiye nadufasha ze vraiment mureke dukore aka ka movement tugerageze
nubwo nzi maybe ko hari n'abagerageje, we can try ntabwo dukeneye ngo azaha, we don't need him. So mbabarira umubwirire aze. Uyu Yaka ntawe nzi ariko mwese muramuzi, muzi nkuko mumuzi, but we can do better. urumva buri muntu wese uwo ari we wese yitaweho yahinduka akaba umuntu muzima akagaruka muri sosiyete kandi akagira umumaro sosiyete. Rero uriya Asia ntuzo yavugaga Sande ndetse n'uwitwa ashobora kuduhereza guideline y'uburyo twagenderaho kugira ngo actually tumufashe bwari mu buryo bw'ibitekerezo. Actually nkeka ko ari nacyo cya mbere kuba dufashe azamuka hano kabisa, dufashe azamuka hano twumve ikibazo actually mu mizi ikibazo gihari. Mbere y'icyo kibazo sibyo, ntekereza ko uyu mukobwa sinzi batari kunyita kandi bari kumwe nawe. So I wanna check ku bantu baraha contribution niyo hatangwa support agatanga contribution itangwe tuvuga tuti uyu muntu yafashwa ate, we can try. Ntabwo ntekereza ko uyu muntu afite abantu bamwita bamurebera umunsi ku wundi, izi nzoga yazigabanya, yaganirizwa, ntabwo ari yaganirizwa, yajyanwa kwa muganga akaganirizwa, ararwaye. Ararwaye. So okay, ingeragereza kandi niba umukobwa yitaba nanjye irimo kode kwihamagara ndamuhamagaye kuri WhatsApp aritaba, ariko numva ijwi risa nkaho atari irye kuko urujwi rwe ndaruzi, ariko namwandikiye niba ari we arasoma ibyo namwandikiye. Wowe ndaguhamagara ntunyitabe, uzi icyo ngushakira? nari mu kiganiro, reka nze nta kibazo. Babarira ngwino kurira iyaranje uze kuri space please, ugaruke kuri space gato, turamukeneye. Uyu mukobwa ari kumwe nawe. Okay, wari ukivuga gusa okay, reka be mutinze gato. Amakuru ntabwo nzi go by the name Godfather, ntabwo unzi, it's the first time maybe nanaguhamagaye. Ukoresha Twitter? Wambabariye ngiye kuguha link ngwino kuri space ndagushakaho gato. I need your help, dukeneye ubufasha bwawe. Okay. So twumvikana ikintu kimwe. Nanjye nari maze kumubwira ko mushaka buriya ankupye aza kukwitaba. Ya mumpere telefone. I mean mumpere link. Muhe link. We. Naje. Wahageze. Mpereza uwo musore. Okay. Mwiriwe papa. Biteye akabiti byawe. Mukomere cyane. Amakuru ni meza. Ndanahera mvugiye ku mugabo. Ariko mafite kinigukunda. Niko umeze ute amakuru? Amakuru ni amahoro kabisa, nabonye ndusimbuka bandekuye kabisa. Okay, ndashaka umbwire ubuzima bwawe muri rusange bumeze bute? Ubuzima ni kwa kundi bya bindi byacu nyine tubira aho ngaho, kubaho bya bindi by'i Kigali tu. Ufite hari video yawe numvishe tuyumvishe ntabwo abantu abantu ntabwo babyihanganiye. Ubayeho gute mu mujyi wa Kigali? Mbayeho rwose ku makata, ni ukuvuga mba muri geto, umuntu wayikodeshaga iyo geto arafunzwe, kandi mbana n'undi muntu, ntiduteka turya resitora, mbese kurya ni amakata, kubona n'agapantaro ko kwambara keretse iyo nkari nk'umudiyasipora wanyibutse nkagura agapantaro, naho ubundi tuno dufaranga ni tuno bampa two ku ma YouTube, two ku biganiro nk'ibihumbi 5, 10 gutyo. Umaze igihe kirekire uri muri ibi biganiro, umaze imyaka ingahe ukora bino biganiro? Kuva 2019 ukora ibi biganiro. Uretse inzoga n'ibihumbi 5 nta kindi kintu bakwishyura?
ntacyo rwose. Okay, aya masaha ni iki ukeneye, nube bufasha ukeneye, uramutse urusaba ubufasha nube bufasha ukeneye kugira ngo ubuzima bugaruke, ni ikihe kintu ukeneye aya masaha? Ikintu nkeneye mbonye nk'umuntu umfatira nk'inzu rwose, nkabona ahantu najya mba, kuko urabona umuntu wankodesherezaga yafunzwe, sinzi niba bazanamurekura. Mbonye nk'ahantu najya mba rwose byamfasha. Wavuze ko ufite ikibazo cy'akaguru, akaguru kawe gafite ikihe kibazo? Aka kaguru kararashwe, bandasiye muri Congo, kuko n'ubundi mbarirwa hariya mu nkambi ya Kirehe, inkambi y'impunzi. Nuko gusa i Kigali umuntu aba yaraje gushaka ubuzima, ntabona ingenda impunzi yaturutse muri Congo. Tugaruke ku kibazo cyawe cy'ubusinzi, kunywa. Yaka, ni ikihe kintu, ni ikihe kintu kigusunikira mu kwiyahuza inzoga? Kunywa akayoga, ni aba bantu tuba turi kumwe batuma umuntu anywa, naho ubundi inzoga umuntu yagabanya kabisa. Mba naragiye no muri Amerika rwose, byatewe n'inzoga, nanyweye inzoga ndasinda ndarwana, dosiye bahita bayikansoringa. Okay, uramutse ubonye nk'umuntu uko ukwitaho, umuntu ugukansoringa nko ku bitaro, ukajya ugafata appointment yo kujya ugenda akakuganiriza, ibyo bintu wabyubahiriza? wajya ujyayo? Najya njyayo. Ikindi, ibi biganiro ushobora kubihagarika? Nabihagarika mbonye ukundi kuntu mbaho kabisa, nabihagarika, kuko impamvu mbikora ni uko ari byo bintunze. Hanyuma inzoga? Inzoga nazo nazihagarika kabisa. Inzoga wazihagarika? Uremera ko ugifite iminsi myinshi yo kubaho n'ubuzima bwiza buhari bitandukanye muri la video twabonye? Uremera ko ushobora guhindura ubuzima ukaba umuntu muzima, ukaba umuntu ukareka kuba? Uremera ko ibyo bintu bishoboka? Uracyafite icyo cyizere, Yaka? Byashoboka. Nuvuga ngo ikintu cy'ibanze kugeza amasaha ukeneye naho kuba. Naho kuba nicyo kibanze kabisa. Kuva 2019 imyaka 5 irashize, ntabwo ushobora kumara ibyumweru 2 utagiye batakwaporodinze ngo bagucuruze, ariko ntabwo ufite aho kuba. Ntawe, kuko mbere nabaga kwa Asiya yagiye muri Amerika, mpita nsigara nyine nirwariza gukodesha. Ni ibintu bigoye kubona ahantu uba, n'utu dufaranga baduha two muri showbiz ugasanga nta kigenda, ugasanga ni ibintu bigoye kabisa. Anyway, so ndumva ibyo uyu muntu akeneye kugira ngo yongere kubona ku isi iriho, cyangwa n'abantu bafite, ntekereza ko ntabwo ari ibintu bihambaye. Uswaki, ndakumva. uyu muntu yafashwa ate? Niki twamukorera? Nkeneye ibitekerezo bya buri wese. We can help. Dushobora kugarura amagambo yavuye mu kanwa k'uyu mugabo muri iyi video twabonye bigahagarara, isi kamwereka urukundo, tukamugarura. Ijambo ni ryawe. Ikintu cy'ibanze nk'uko abivuga ni aho kuba, hanyuma hagakurikiraho kumuvura by'igihe kirekire muri buriya buryo buri psychological. Hari ikigo Ingoma yahuye bavuga yuko gihenda ajyayo abana bo mu mbyeyi, kwa kundi tubyita, ariko habonetse nk'amafaranga yakoherezayo yakamwana, yava yari umuntu mushya kandi muzima. Ariko mo hagati nanone wenda mu gihe amafaranga ataraboneka, akeneye iyo psychological counseling, ntabe wenyine, akabona n'ubundi buryo bumutunga, bumuvana kuri iyi mihanda, kuko aba YouTubers nta rukundo bamufitiye kereka bakeya, kuko bose nanone ntabwo twabateriwe byanze bikunze, harimo bagira icyo bamumarira nubwo atari igihe kirekire, ariko nabo kubera ko batabizobereyemo ibyo kuvura bene ibi bibazo, bikagarukira aho ngaho gusa nyine. Gadfa, ndakumva Nyabitanga. pardon, bace mu ijambo ho gatoya.
umva nkubwire ikintu icyo kintu cyo gushakira yaka ahantu aba nibyo pe birakenewe. Ikindi cya kabiri ibyo bintu byo kuvuga ngo mumuvuze ari ukubayo ntago ndi siko yaka yabyemera. Keretse mubonye nka therapy akazajya ajyayo akavayo, kuko giye yaka iminsi nk'itatu cyangwa 4 tumaze tugendana yaka afite depression iri hejuru bro. Kandi natwe ntago twigeze tubona ko afite depression, ahubwo abantu aho kugira ngo bite ku kimutera gukora ibyo akora bo bitaye ku byo akora kuruta uko bakwita ku kimutera gukora ibyo akora, which is bad. Ikindi kintu yaka kano kaguru kiwe karamurya cyane. Karamurya cyane. Ngejo twari twabivuganye ndi kumubaza nimba namuvuza, arambwira ngo byasaba ko tuzajya mu nkambi akaba ari baduha transfer. Yego. So bivuze ngo nimba mwamutekerejeho rero yakaburiya n'inzoga, reka mbibabwire wenda abantu bamwe bashobora kuba biza ukundi, yaka ntabwo anywa inzoga nyinshi. Ntabwo anywa inzoga nyinshi ahubwo agira ibihe, kandi n'ibihe bya yaka byo kunywa inzoga haba hari ikintu runaka. Bro yaka ejo bundi mu kiganiro twakoranye yaranyibwiriye ngo nyabita nabonye imirambo myinshi, none yabivuga ukabona ko ibyo bintu bimudehanje ku bwonko. So rero yaka ameze nk'umuntu ufite depression igira igiga hitting hard, agahita abona kunywa izo nzoga kugira ngo atuze, kuko ni nako yarambwiye ngo nicyo kintu kimuhaye amahoro muri iyi si. So rero yatangiye kuganirizwa, ntekereza ko n'izo nzoga yazazigabanya. Mundi mumushakiraho kuba mukamubona n'umuntu wo kumuganiriza, muzibuke na kano kaguru. Nibyo byonyine nge nashaka kuvuga. Kodifa we arakana avuze ngo kesi ye barayihagaritse cyangwa bayigije inyuma. yaka ngwino hano fungura mic gato. bayigije inyuma ntabwo bayagaritse, ko bamamagara buri mezi 3 ngo barebe niba narahindutse imyifatire mibi. Ego Bari cyo nahinduye na numva rwaye wese ikabisa. Ufite namba iriya nimero ibitangirwa na ra na wa? Oya mfite gusa identity lifted igikadi na proof. Ibindi byose narabisoje. Umva urebe kuri ibyo bipapuro ufite niba hariho ID number. Ahantu handitse ID number uze kubaza nimero za Godfather, uzibaze Nyabitanga uyimuhe ku buryo nabwo umuntu yakurebera. ID number y'umuntu wo mu Rwanda iraba itangirwa n'inyuguti ya ra na wa n'indi mibare nk'icumi gutyo. Sawa. Okay, urumva Sande, thank you so much ku bantu batanabizi. By the way, Sande akora muri resettlement, mu bintu bya resettlement muri Amerika. Nzi ko kuri iki ngiki cyo turaza kuri cyo kubikoraho. N'abantu benshi cyane hano bakomeje kwandika bavuga ko turebe niba iki kintu gishobora guhagarara, ariko aba YouTube ntago bishoboka. Baracekinga movement ze, ni muri izi kamera bamutunga, kandi ntekereza ko yakageze muri Amerika yahitakira. Yego, uzi impamvu ibyo bintu byo kuma YouTube byashoboka. Kano kanya yakayabonye ikintu kimutunga kikamwicaza hasi, ntabwo yajyaho muri ayo ma YouTube. Yakawajyayo ubundi se bamunga si ibihumbi 5, ariko urareba kuvuga ataho kugira ngo wicwe n'inzara ukagenda bagakuvugisha ibyo bashaka kugira ngo ubone amaramuko. So ibyo ngibyo tubireke. Ntekereza ko ikintu cyerekeranye na resettlement abangaba baraza uze kureba ibyo bipapuro, uze kundeba, ariko nashaka n'abandi bantu bakabireba. Icyo ni kimwe. Icya kabiri rero, uyu muntu bantu muri aha tumufashije iki? Tumukorere GoFundMe, dushaka umuntu dukusanya ufite igihumbi, ufite angahe, duhurize hamwe turebe uburyo ava ahangaha ahari yari. Ariko mbibutse ko ntabwo tuza twibyo ko turi gufasha umurwayi kumwishyurira inzu yakamukagera mukamushyirira inzu mukayimushyiramo. Ntabwo bihagije, ntabwo akeneye inzu gusa, it's not enough. Hano turaza gukenera ku muntu uri mu Rwanda uzi ibintu by'indwara zo mu mutwe. Undi ukoresha two mu nzu akamatera utega mic yawe, mute your mic hangana utega amatwi. So Osoki, tekereza ko uyu muntu uburyo bwo gufashwa ni kimwe, ariko dukeneye n'umuntu wo muri therapy cyangwa undi muntu, n'abantu baranga
niyo mpamvu nakubwiraga sinzi aho Chantal Mudahogora ari iyi space yarayikenewemo reka nyimuhe noneho akareba abantu bo mu Rwanda bo muri domene ye aduhuza nabo kuko Chantal we turamuzi kuri space ariko se nk'abandi ba psychologist ba clinical psychologist nuza ba psychotherapist bandi b'i Kigali tuzi badufashiriza YAKA ni bande Chantal nawe waduha link iyo ngiyo ni icyo ni ikintu cya mbere icyo ni icya kabiri nubwo ari icya mbere aricyo kiri priorite urimo kumva ariko icya mbere ntekereza gikenewe kurusha n'ibindi ni ukumushakira aho aba no kumutandukanya n'ibingibi bimusenya everyday. aho aba ni ngombwa ariko akaba managed by who ninde uzaba umuri iruhande kuko urumva ntateka no kujya muri resitora azateka ninde uzaba uri aho umubuza umurinda ibi bisambo byo kuri YouTube ntabwo aba YouTubers bose ntibagire ngo ndabavuze ariko harimo ab'ibisambo urumva hanyuma ninde nanone uzajya umuherekeza muri urwo rugendo rwamuhuza n'abavuzi n'abantu ba psychological counselors mo hagati kuko aramutse akize niyo gahunda yo gusubukura kujya muri Amerika ntekereza ko aribwo yakunda wenda process bafasane baradufasha batubwira uko bihagaze bakanareba ariko anatanda mbere yuko tugera aho ngaho reka tumanze dufate ubuzima ntabwo kujya muri Amerika aribwo buzima tumanze tugarura ubuzima bwe ahangaha ari and we can do it. Ukoze neza cyane kuzana idea namuhaye link ngira nimero ye namuhaye link ariko ndaza no kumuvugisha Chantal icyo ni kimwe abo ba volontaire bizi ko batagomba kubura ariko mbere yuko tuva aho ngaho kuri financial kugira ngo atuze yicare abari ahantu hazwi ashobora gusurwa yewe ku buryo byaba na ngombwa niba abantu ba volontaire bemewe ku buryo twari tumekinga ashobora ko at least dufite abantu no kuri iyi space tukabigira umukoro muri ibiganiro duhuriramo ko abantu bari buze kwemera aha mu bantu bari mu mujyi wa Kigali tuvuga ati at least buri cyumweru kabiri mu cyumweru hari umuntu uzajya ujya kureba YAKA. Godfather uvuze ngo buri cyumweru kujya kureba YAKA ngiye ibyo ngibyo ntabibakorera wabikora nabikora rwose kujya kumureba urakoze cyane reka twumva abandi urakoze. Okay twagiye Justin Justin karame wiriwe biriwe neza Godfather urakoze cyane mu by'ukuri njyewe numvishije video y'umuvandimwe numvishije agahinda kanyishe birababaje cyane ko umuntu aba afite ikibazo kimeze gutya gifite uburemere kuri uru rwego abantu birirwana nabo bikabanza byagera kuri Godfather uba muri Amerika kandi hari abantu mu Rwanda babana nabo umunsi ku wundi mu by'ukuri YAKA afite ikibazo kiremereye cyane ariko reka ngireke kubera ko cyamaze kugaragara wenda numve uburyo njyewe gishobora gukemukamo njyewe ndumva mfite uburyo bubiri icya mbere ni uburyo bwo gushaka mu byihutirwa tugomba gutekereza nibyo gushaka ahantu yaba ari mu gihe abantu baba bari gutekereza igisubizo kirambye kuko ikigaragara iyo umuntu adafite adresse y'aho ari ntugira ngo umushakire uburyo bw'ubufasha burambye ntabwo ntacyo byaba bimumariye. Icya kabiri ni ugushaka uburyo avurwa. Mu buryo bwo kuvurwa reka tubanze ahangaha afite ukuguru kumurya kuko ntushobora kuvuza umuntu mu byerekeranye n'ihungabana afite umubiri we ufite uburibwe kubera ko numva niba uku kuguru kwe kumurya akaba ababara araribwa mu byihutirwa yakagombye kubanza yakuvurwa noneho uburibwe bwamara gushira noneho umuntu agashaka intekerezo zo mu mutwe uburyo bwo kumuturisha. Icya gatatu hari akandi gatekerezo nari mfite aho ngaho kubera ko mvurwa n'impunzi na HCR ahubwo mwamfasha mukansunikira HCR mfite aho kuba hano HCR akaba ari yimvuza HCR ikamvuza kuko n'ubundi tuvurwa nk'impunzi for free
HCR akaba ariyo yishyura. wowe nta gitekerezo ufite utanga nta gitekerezo afite ahangaha tuwizi processes za HCR abantu bagiye tugiye kwinjira mu mikorere ya HCR ni urugamba tutabasha kubonera igisubizo cyihuse aka kanya. Umuntu ashobora kwivuza mu buryo buri prive kandi akavurwa, ibyo nibyo dufiteho access. naho ibya HCR ni ubuvugizi nk'ubundi abantu babiprocesinga, ariko bitanakunze igihe abantu bifuza gufasha umuntu, hari amavuriro menshi ari prive ushobora kugenda ukavuza umuntu kandi agakira bitanakostinze n'amafaranga ari ku rwego abantu batabura. So ngewe rero ikindi nari ntekereje numvaga gishoboka mu rwego rwa management, kugira ngo nk'uko Swakima yarabivuze, gufasha YAKA icya mbere agomba kuba afite abantu ushobora kuvuga ngo ndanyura kuri kanaka kugira ngo ngere kuri YAKA. So iyo management ya YAKA nizamubuza gukora bya biganiro bitamufitiye inyungu, nibyo bizamufasha kumenya neza ko za nzoga adashobora kuzikoraho. Ariko mu byo numva ngewe giti cyanjye, guhindura inshuti kwa YAKA no guhindura yamiriye, burya niba yaravuye Kirihazi Kigali, yamaze kubaka systeme y'inshuti zitamufitiye umumaro. So ndibaza ko mu rwego rwo gutekereza mu buryo burambye, YAKA no kumuhindura yamiriye, y'ahantu ashobora kwegera abantu bamufasha bamufitiye umumaro, nk'uko wenda sometime niba yaratuye wenda Kabeza akaba ashobora gutura wenda hamwe n'aho Nyabitanga avuga ari, cyangwa wenda niba ari Musanze cyangwa niba ari he, ariko agahindura miriye akava muri cya Kigare n'ubundi kimufata isaha n'isaha igihe abonye agacupa akamubwira ngo ngwino tuje kunywa. So ibyo rero ngewe ndumva byamufasha, ariko kugeza iyi saha hari amafaranga runaka akenewe tugomba gukontribuwa, noneho bitewe n'umubare wayabonetse tukareba ikihutirwa kiruta ibindi mu byo twakora, noneho akabasha kubasha gushaka umuntu uyamanaginga. Kandi mu kumanaginga reka dushake inshuti zagiye kugira ubu ngubu, aho ibigare bye bya mbere nimubishinge YAKA, ahubwo mubashinge abari hano turi kumwe turi kujya inama, aba ari bo mutekerezamo kuruta uko mwatekereza ku bantu batari ahangaha. Murakoze cyane. urakoze cyane. Turaza kwihuta, ntabwo tuza gutinda, ntabwo turaza kwihuta kuko turaza gufata umwanzuro vuba. Innocent, uranyumva? ndakumva. Uranyumva? Ndakumva rwarere. Aho se murakomeye? Urakomeye uraho? Njyewe nari mfite ikibazo ndetse n'igitekerezo kimwe. Yego. Ikibazo nabazaga, so simbizi nako mu bindi bihugu bagira nka rehabilitation center nyine abantu bashobora kuba bafite nk'ibyo bibazo yahuye nabyo, baba bafite nk'ibigo bakabatwara bakamara like 90 days cyangwa se 180 days, bakaba bariyo bari aho ngaho, kandi muri icyo gihe baba bahari nta muntu wo ku ruhande uba wemerewe kuba yabasura, keretse nyine nk'umuntu wasinye ko ari nk'umufamiliye cyangwa se umugardiyeni cyangwa se umuntu nyine wo mu rugo uba ubizi yarasinye. So icyo ni ikintu kimwe cyabafasha gukumira ama social media n'abandi baza bamutera gukora ibyaha bigasanzwe akora. So sinzi yenda niba ibyo bigo byaba bihaba mu Rwanda, nimba hari umuntu waba abizi yadufasha akatubwira, kubera ko I think iyo ngiyo niyo yaba the best solution y'ibibazo byose yaba afite, kuko yaba afite aho kuba, afite icyo kurya, afite n'umuganga uri kumwitaho, kugira ngo ibyo byose bive mu nzira kandi bigakumira n'abantu ba social media baba bashaka kumukoresha ibyo bifuza kandi bikamufitiye inyungu. Ikindi cya kabiri, icyo kumuvuza nyine kariya akaguru, icyo numvishije na Justin nawe yarabivuzeho, ariko ndumva nabyo ari ibintu urumva ashobora kuba wenda nimba baramurashe hakaba harimo fragments, nimba ari mu kaguru kiwe ntawamenya. So akeneye kugenda nyine akagenda kwa muganga bakamucekinga x-ray, MRI cyangwa se n'ibindi ku ruhande bakora kugira ngo bamakinge sure yuko nta kibazo uko byaba bimeze, ama ligament cyangwa se amagufa byaba byarangiritse.
so rero igikenewe kuri icyo ngicyo nyine ni uko twese twashyira hamwe tukaba twakora GoFundMe. I think byaba byoroshye, cyangwa se tugashyiraho nk'imirongo ya momo ibintu nk'ibyo ngibyo, uko twakoresha amafaranga. Ariko abantu benshi ntabwo nasoza ko impaka zose, abantu benshi hari ukuntu batizera abandi bantu kubera nyine ibintu utuntu two namwe murabyumva, utuntu turi aho ngaho tw'abantu bakora. So kugira ngo ibintu bigende neza ni uko hari nka GoFundMe, I think aba byoroshye kugira ngo cyizerwe, kuko buri muntu wese aba areba biri ku mugaragaro, bigaragara areba ko ibintu byagiye byinjira, noneho bikagenda neza. So byari ibyo bitekerezo byanjye, kandi amuhiya nanjye mu gufasha ibyo muri buze kwemeza, nanjye ndagira icyo mufasha. Murakoze. Thank you so much. God bless you. Urakoze cyane. Innocent ni umuganga, urukumva ko gutanga igitekerezo nk'umuganga birumvikana. Ubwo niba hano dufite umuntu ufite uzi ko iyo bayise gute? What is that, like that? Is like a hospital or something like that? So yeah, usually we have rehabilitation centers nyine z'abantu bafite depression cyangwa se n'ibindi bibazo psychological, ibintu nk'ibyo ngibyo. So birafasha. Urakoze cyane. So turaza kumenya amakuru niba bihari cyangwa bidahari. So reka dukomeze twihute, turakubita tubangura, turavanga tumaze kumva ntuza, tumaze kumva like exactly icyo dukeneye ni iki. Hano hari witwa ninde warasamutse, hari warasabye ijambo. Reka dufate Uwitonze, uranyumva? Yego, murakoze, mwongeye kwirirwa. Yego, igitekerezo nari mfite kirimo ibice bibiri. Nk'abantu bifuza kumenya imizi y'ikibazo, njye nkurikije nari nahereye kare numva ikiganiro. Ikintu nabashije gukuramo ni iki ngiki. Uyu muvandimwe afite ikibazo, navuga ko abantu tuvuga ururimi rumwe, abanyarwanda benshi twagize, navuga ko kinashamikiye ku mateka atari meza igihugu cyacu cyahuye nayo. Icyo mvuga ni ukuvuga ngo hari abantu bagiye bagira ibyago, cyangwa se bagira ibyago, noneho ntibabone umwanya wo kugira gute, ntibabone umwanya wo kugaragaza agahinda kabo, ntibabone umwanya wo kurira. Buriya psychologically biravura, mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe biravura. Ariko abantu bagiye bahura n'ibyago bakabura umwanya wo kurira, bakabura abo batura agahinda, bigatuma bisanga bahuye n'ihungabana batabasha kujera. Icya kabiri, kubera ako kababaro kenshi, abantu benshi usanga they don't really care. Ntibindeba. Umuntu uramubwira uti nabuze umuvandimwe cyangwa se nabuze umubyeyi, undi atari ko si bw'ibyo uvuga nibigeze ko umuryango washize. Ugasanga abantu imitima yabo iri ku rwego rwo kubabara ku kigero cyo hejuru utabasha kugira gute kuba wasobanurira undi muntu. So ni igitekerezo cyiza, niba ari wowe Godfather waba wakigize, ndetse n'abandi tubyumva kimwe, gufasha burya kurengera ubuzima bw'umuntu. Njyewe navuga ko mu kwizera kwanjye nemera ko iyo urokoye rohimwe uba urokoye nko we never know icyo YAKA azaba cyo. Excuse me. Ntabwo tuzi icyo azaba cyo ejo cyangwa ejo bundi, ariko ni umusanzu wa buri munyarwanda cyangwa se wa buri muntu wese ufite ubumuntu ko gufasha, nk'uko mwabivuze muti dukeneye ubushobozi
reka za bakeneye abantu kuba bafata ijambo tureke kwigisha ahubwo tujye turase ku ntego kuri point. Dufite ibintu bibiri, hari ukumufasha financially, hari ukumufasha mu buryo bwo kujya kwivuza, apana mu bibazo afite. Ibibazo birahari, so it's gonna help me. Uwitonze tujye turasa ku ntego. Hari ukumufasha kugira ngo yivuze ave mu muhanda ari, hari no kumufasha muri financial, tukamushakira basic needs kugira ngo abeho. Tubikore mu buhe buryo, hakorwa iki? Naho ibibazo byarabifite, natwe ibibazo arabifite turabibona. So, rasa ku ntego, urabona hakorwa iki, byakorwa biti. Thank you. Fungura mic yawe Uwitonze. Uwitonze uranyumva? Ntabwo numvikana. turakumva ariko turakumva Yeah. So reka tugire Uwitonze waraza kugaruka. Prince. Father mwiriwe n'umuvandimwe YAKA mwiriwe je ndihuta cyane ndakubwira nihuta kandi igitekerezo cyiza cyane Imana ibaha umugisha mwese. Ikintu cya mbere na mbere rehab. I can't stress that enough. Rehab. N'ibyo bikorwa mushaka gukora byo gukusanya amafaranga mukazajya mumufasha n'iki, no, sinzi n'uwavuze ngo ntabwo azi ko yajya ngo muri rehab center ngo akabayo. It's not you to determine that. Ntabwo ari wowe udetermining ibyo ngibyo, ahubwo icya mbere na mbere ni ukumukorera appointment. Nari nakwandikiye Godfather umuconnecting na mama Chantal, aba connecting at a rehab center. Aho ngaho bazagenda bamukorera assessment, ashobora kujyayo umunsi umwe bakamukorera assessment, mu munsi umwe cyangwa mu minsi ibiri bashobora kumubwira bati ufite acute depression, ufite severe depression, borderline depression. Ibyo byose bakabimubwira no bakamubwira bati n'inzoga noneho you need to go somewhere here and there. Bakamuha muri rehab centers baba bafite programs zitandukanye. Niba ari rehab center agomba kubayo nta kibazo azagira na kimwe cy'ibiryo, cy'imiturire, cy'amafaranga, ibyo byose nta n'ibyo azaba akeneye, kuko ibyo byose n'ubundi nibyo bimufasha gukora ibyo akora uyu munsi, nubwo aba atabishaka kubikora. Ariko urumva uyu munsi umuhaye amafaranga, yes ashobora kugura iyo myenda cyangwa akagira ate, ubwo urumva aho temptations zindi zijya. So rehab centers bakadetermininga what to do, bakabimuha, kandi nawe agomba kuba ari committed. Ikintu nakubwira ni uko rehab center programs ntabwo ziba zoroshye. Ni ukuvuga ngo umuntu wadmitinze kujyayo ni uko aba nawe ashaka guhindura ubuzima bwe forever and completely. Baragufasha rero. Ikindi, nta distractions ziba zihari, ibyo bintu by'amashowbiz n'ibiki, ubwo he has to at least say goodbye for that. Kuko ntabwo ushobora kujya muri rehab center nurangiza ngo ugaruke mu mujyi widegembye ukora ibyo ushaka nurangiza ugaruke muri ntuzi. So he has to completely commit to himself, guhinduka, akemera bakamufasha muri rehab center. Nta kibazo cyo kugira aho atura azagira, koko azaba abayo. So the first help you guys need to do, abari i Kigali, abamuri iruhande, please check in with a psychiatrist. Let the psychiatrist abo babyigiye bakore determination, bakore diagnosis, ubundi bamwandikiraho kujya ya admitting ajyeyo bamufasha. Hanyuma rero ukira aho ngaho, hanyuma rero ku mafaranga, ahubwo niba mushaka gukora GoFundMe, umuntu wababwiye ati twaramwadmitinze bill ingana itya, aho rwose twakora GoFundMe twese tugatanga amafaranga. Buretse wumve tugatanga amafaranga yo kumwishyurira iyo complete program ya rehab center n'ibindi byose bashobora kumucaginga. Anahari tuvuga akeneye yenda n'amafaranga ya argent de poche, ariko ahari aho baranamufasha bakamujerera ayo mafaranga, bakanamwigisha no kujera ayo mafaranga. Ni ukuvuga ngo rehab center ntabwo bagufasha kuva ku nzoga gusa, ahubwo baguprepara no kuzavayo ufite indi mishinga yawe bwite iri successful, birimo financial planning, career planning. Ibyo byose birahari.
so aho niho ngiye najya ngo nsoreze mvuga nti ibyo bya GoFundMe you would rather do it after you know the bill, noneho ukavuga uti goal ni ukumukorera GoFundMe yo kumwishyurira bill yose ya ntuza ya rehab, ubwasagutse mukazayamuha asohotse noneho agatangira ubuzima nawe akagira icyo so aho ngaho yiga. rero mfite ikibazo, aho ngo ibintu uvuga 100% ndi kumwe nawe kandi birumvikana. Mm. Ntekereza ko ari long term solution, ariko se izo process zose arazijyamo ate? Sasa Ah, nyine wibuke ko arazijya ahangaha turi kumwe n'umuntu uri mu muhanda udafite ndabyumva ahantu hari, turi kumwe. ndabyumva ariko numvise Hanyuma akambaza, Mm. here's the thing, uravuga ngo noneho iki gihe tuzakore GoFundMe, where we gonna get these people, aba bantu bari ahangaha twahurije hamwe turi kumwe nabo hano, tuzongera guhamagara ngo ngaho nimuze noneho ibyo ngibyo byabonetse? No, ese ni icyo ngombwa ndashaka. iyo ukoze For a GoFundMe ni second, ngombwa guhamagara abantu no, ushobora uretse gukora gato manza GoFundMe wumve. ugasharinga ntuza link. Ntabwo numva ko icyo gitekerezo cyawe ni cyiza, ariko Mm. ntekereza ko hano dufite abantu barimo ahangaha. Hano turaza gukenera abantu no kurusha amafaranga, reka dukeneye abantu. Ntabwo hano ntabwo ushobora kubura ko mu bantu 400 bari aha hatari umuntu ufite izo information ku buryo yazitanga, none yamara kuziduha tukavanga dufasha umwanzuro n'igikorwa atangiye Godfather, kugikora. Godfather, we mwaretse tukagabana task. Hari umwana yego w'umukobwa wavuze ko bari kumwe, yego kandi yakayavuze ko umuntu wamwishyuriraga inzu afunze. mhm Ndatekereza ko ari nawe yari yagiye kureba ejo bundi agira ibyo bibazo. Uwo mwana w'umukobwa akaguha nimero ye yande ya mobile money. Uwo mwana w'umukobwa yego ndakeka ko inzu yabagamo itarenzaga 50,000. Nawe yabitubwira niba kiri hano aka kanya. Emergency ikaba kumufasha kubona haba. Iyo ni task twaho umwana w'umukobwa bari kumwe. Iya kabiri tukayiguha wowe na Prince yo gukontaktinga mama Chantal. Iyo ni task ya kabiri, mukamuhuza n'abo bantu bashobora kumufasha. Bamara kubabona tugahita dukora icyo Prince avuze yo gushyiraho uburyo bwo gutanga ubushobozi bwo kumuvuza byombi, yaba ukuguru yaba n'ibindi bibazo abaganga bashobora gusanga afite. Numva ngira uko twaba tubigabanijemo, ariko ikihutirwa akabona haba. aha Jye nsoza ntabwo nanze ko mumufasha immediately kubona aho aba. Ibyo birumvikana kandi nibyo birakenewe. Ibyo ari byo byose ntabwo twamenya niba ari burare mu muhanda ejo tuzamubona ari muzima, so ibyo birumvikana, but make first priorities first. Yabona aho arara, niba muri mumwishyurire aho kuba mumwishyurire aho kuba uku kwezi, with a plan yuko within the next 2 weeks aba yarangije gucekinga in within a rehab center runaka. Icyo ngicyo ngiye nicyo ndi kuvuga, kuko ushobora kuza hano ugahuruza abantu bakamuha amafaranga, ayo mafaranga ubundi within another month tukagaruka nanone dukora the same thing, turi kwica umuntu. So ikindi, wumvise video, iriya video wakinnye Godfather ni clip, iriya video narayumvise yose, kandi your concern is alerting, is very alarming. Ni ukuvuga rero ko njyewe ndi iruhande rwe nk'uwo mushuti we, nta n'ukwezi namuha, nanemera nkanamucumbikira, ariko within Monday morning kabisa tugacekinga in within the rehab center. okay. Otherwise Gucekinga in the rehab center bisaba iki? Hari amafaranga yishyurwa kugira ngo acekinge in? ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu buriya nakubwiye ntituvugane na mama Chantal, yego kuko with the trauma she's experienced in the trauma, she's a little bit above me. Njyewe ni counseling bisanzwe, ariko we aba kuko ari no ni Kigali, we ashobora kuba azi n'izo rehab centers zijyanye n'ibibazo bye. So please, first things first, ni ukuri ni ugushaka ukuntu checking in
to a psychiatrist, abo nibo badetermininga if he definitely needs to go in a rehab center cyangwa se niba akeneye therapy isanzwe, kuko bamubwiye bati you don't need to check in muri rehab center ariko uzajya uza muri therapy, ni ukuvuga ngo noneho for sure we know akeneye aho kuba, akazajya ajya muri izo therapy afite aho kuba. Ariko nibamubwira bati we need you in a rehab center for alcohol n'ibindi byose, izo depression n'ibindi byose bazamuvurizamo ariho ari. Ni ukuvuga ngo ntabwo mwebwe muzongera kugira iki gupaya rent cyangwa guhangayika mufite ikibazo cy'aho aba, ahubwo noneho mushobora kuvuga muti nasohoka tumuconnectinge n'izihe career path, kandi nawe azasohoka afite indi plan. So rero please muvuze umuntu first ari muzima, nawe yikorera imipango ye y'ubuzima, ubuzima bukomeza. But those are the first things first. urakoze Murakoze. cyane. Thank you so much. Ibi bintu rero ikintu ngiye nshaka mva ngo ikintu nkeneye sore ikintu uko bitekereza nuko ibintu uyu mupapa ari kuvuga Prince nimuza gusubira inyuma yakabamuhereza amafaranga buri munsi, afite abantu yabanye nabo, uzabumva ngo bakatsire n'abandi. The guy guha amafaranga, kohereza amafaranga yaka egari kumufasha gupfa kurushaho. Yakafungura kamera, fungura mic yawe. umva rero mbabwire ba nyakubahwa abayobozi, ibya rehab HCR baremwe kugira ngo nzajye muri Amerika, ngo nzajye muri icyo kigo ngo mare igihe ngo nzagaruka ni ku murongo ngo njye muri Amerika. Forget that, ntabwo najyayo. Kubera iki? Urumva umugabo ari gusera cyane ngo kugira ngo mumushyire mu kigo ngo habe rwose wibagirwe mwana w'ama. Kubera iki yaka? Byashoboka mushakire mu bundi buryo, niba ari kumfasha mu support, ari uvuga ngo njye uzajya kunshyira mu kigo. Nabaye muri orpheline nkiri umwana biranga, ikigo nkivamo njya mu gisirikare ndinda ndaswa n'akaguru n'isasu. Kumbwira rero ngo uzamfata ujyane muri rehab, babimbwiye kuva kera no muri medical check kwa muganga baramwete reka tukujyane muri rehab ubanze ujye kuri gahunda tubone tukujyane muri Amerika. Byarananiye. Byakunanije iki? Rwose byakunanije iki yaka? Byakunanije iki? ntabwo nabishobora. Ni iki kigoranye muri byo? Kuvuga ngo njyewe uramfata njyewe umuntu ufite imyaka 7 kuzuza 40 ugiye kumfata unshyira ahantu. Ariko ububanye n'abandi bantu yaka, no mu gisirikare ubwaho naradezatingaga n'imbunda nkayitwara nkajya kuba mu rusisi ndije nk'uko z'abaturage. Uretse kumbura ngo uramfata ujye kunshyira mu kigo cy'abasazi njye. ariko wajya witabira ngwino garuka. Oya mbashaka kuvugisha ukuri, bagira ngo byirirwa bibavuna bajya gushaka izo za rehab, wababwiza ukuri. Ariko wazajya witaba basi amarande uvuye kwa muganga ukayakora utaha kwa muganga birumvikana, ukamwita bakakuganiriza ukabikora utaha. Bavuga ni ahantu bagenda bakakuzirikira, ntuba wemerewe no gusohoka. Ngeze ko ari nko muri gereza rero hariyo nzi bajya basohoka bagiye cyakora wenda urarya barakugaburira, ariko ntaho bitandukaniye no gufu. Ni nyinde indera se sinamaze ibyumweru 2 bambeshyira ngo ndi umusazi. So dosi yanjye bayikansuriye nabyuse. Fuka rero uzanjyana muri rehab. Uzajya witaba amarande uvuye muganga se basi. Kwa muganga ho najyayo, ariko ibyo barabimbwiye rwose. Godfather ndashaka ko duhindura aga system gatoya sibyo? Nibirirwa bibavuna rwose. Godfather numiwe ikintu cya rehab mu cyihorere umva nkubwire, ariko ntibitume muda contacting mama Chantal yajya muganiriza, amushakira umuntu umuganiriza ariko adafite ahantu aba iwe. Okay yaka uranyumva? Ndakumva Grafre. Umva rero gahunda uko imeze. Haramutse no kukwishyurira inzu urumva, ntabwo uzigera ubona igiceri na kimwe mu maboko yawe. Nta kibazo rwose. N'uyu mukobwa turi kumwe rega yabimfashamo, uyu nguyu uyu mukobwa ukicara muri iyo nzu. Ese iriya nzu Kiroso yayishyuraga ngahe? Yayishyuraga 40. Yayishyuraga 40. Nyirinzu niwe wavuganye na Kiroso cyangwa niwe mwavuganye?
ntabwo njye nigeze mvugana nawe nuko gusa Kirusu nari nzi ko yishyura 40 tuyibanamo na murumuna we. na murumuna wa Kiroso. Ariko Godfa ntuze yaje wa munyamakuru twavugaga bakuri barabasenze imana no imyaka 5 bamaranye nawe bakoze iki tuba turi ahangaha barakoranye none bamukoze nk'amafaranga bakajugunya uwo nakoze ikisi imyaka maze akorana n'uyu mwana yamufashije iki uzi isi impamvu mbivuze niko hirya mvanaho ndimo no none se yaka sande namwihorera uwo munyamakuru kabisa ibyo Godfa imyaka 5 amaranye nawe yamukoreye iki azana data mumwihorere ko atigeze nankodeshereza inzu sarutwa na Kiroso umuntu umaze imyaka 5 uramuzana ngo aze gukora ikisi nagende ibyo tabasha kumusha reka tugaruke gato bose ni iryarya rati ibyo uvuga ni koko meeting make yawe rero sinzi abaganga muri aha murumva kategori y'uburwayi bw'uyu mugabo ahantu bugeze dori ariko urukumva mwibite ko urumva gufasha yaka gufasha uyu musore nubwo iyi video muyumva ngira ngo wabyumvishe nani Prince wabyumvishe ni ukuvuga ngo turi gufasha umuntu warembye niba umuntu aravuga ko we ntabwo nuvuga ngo gusa ndabivuga gute so rero ndumva sinzi Prince nk'umuganga muze kumfasha icyo niyo mpamvu nababwiye ngo kuri iyi platform ikintu nkeneye uyu munsi ntabwo hakenewe contribution y'amafaranga dukeneye uburyo uyu muntu afite igaruriro yaba umuntu agakira Prince umaze kumva yakira umva none se ntubizi story zacu twese ibintu byinshi yabiciyemo turabisangiye kandi yakira urabizi none ko adakozwa rehab turakora iki oya nta kibazo yaka nubwo wumva wagerageje bikanga cyangwa se ntubyiyumvemo nta kibazo ariko icya mbere na mbere ni ukumva ko ushobora kuganira n'uwo muntu n'uwo muganga ibyo byo ndabigushimiye ko ubishaka icyo cya mbere rwose nibyo byiza ariko nanone mu kuganira n'uwo muganga uwo muganga asuggestinze yuko hari ahantu ushobora kujya kuba ni ukuri icyo kintu nacyo uzagitekerezaho ahubwo wowe umubwira uti nshobora kuba aha hantu muri kondisiyo runaka ibyo nabyo babikuganiriza bakabigufashamo tuvuge niba ufite nk'ahantu ufite ikiraka ariko nimvuga ikiraka simvuge muri biriya bya showbiz tuvuge ufite akandi kazi ushaka gukora yenda ufite ikiraka bakakwemera ko usohoka hari therapy hari rehab centers ushobora kugenda ugasohoka zose ntabwo zimeze nk'indera kandi zose ntabwo ziba zimeze kimwe hari ziba zifite programs zoroshye cyane ku buryo ushobora kugenda uzikora gahoro gahoro kandi ugasubira ku murongo icyangombwa cya mbere na mbere ngushimiramo nuko ushaka gusubira ku murongo naho ubundi ibindi byo tuvuga hano ni ukuvuga nyine twihuta ariko wemeye gucekinga in bakaguha programs ukaganira n'uwo muganga byaba ari byiza kurushaho n'aya magambo yenda tuvuga cyangwa se uvuga nawe bishobora guhinduka kuko bashobora kukwereka plans zishobora kukugirira akamaro nawe ukabibona ko zizakugirira akamaro ibyo ni byo byangombwa naho gutanga amafaranga byo gutyo gusa yego twagufasha kubona aho uba biroroshye cyane abantu baba bafite abavandimwe n'ayo mafaranga tukayatanga ariko icyangombwa rwose ni ukukuvuza kandi icyo ngushimira ni uko ushaka kuvurwa ukaba muzima nta kindi rwose urakoze pe sinzi abaganga muze kudufasha yaka reza amafaranga uretse mbwira ikintu kugira ngo Prince urabyumva gute ahagaritse ibintu byo kujya ku ma YouTube ndabaza Prince ntibyaba inzira nziza izo ni inzira nziza kuko urumva ni hakura inshuti mbi ntabwo hakura inshuti abangaba wibuke ko ikintu bamukorera urumva ibihembo baramukoresha bamuha n'inzoga bamuha inzoga n'ibyo kurya yes urumva bamukoresha mu nyungu zabo kandi agakora arababaye nta kintu afite nta gahunda afite mbese uko abyivugira we nta mipango y'ejo hazaza afite aba bantu bakamubenefitingiraho barangiza bakamujugunya aho ngaho ku muhanda turambiwe ko aba bantu badukoreshereza abantu nk'ibikoresho byabo urumva ko nawe
urumva ko nawe yabirambiwe. Kuba rero abizi ko yabirambiwe, aho ngaho biratworohera cyane kumufasha cyane rwose. Icya mbere rero rwose, if he can, abishoboye akaba afashe nka break y'izo ntuza showbiz n'izo za YouTube, byaba byiza. ariko arakubwira impamvu atashobora kubireka. Aravuga impamvu adashobora kubireka. Ubwo natwe hagati ahacu ni ukuvuga tuti turabisimbuza iki? munshinguye umukobwa amenyera ahantu ho kuba ngiye mbihagarike. Oya ni byiza. Ubwo urumva ko ufite inshuti nziza, niwe nizeye rwose. nawe ushobora kuba undi muntu ukiraho kondisiyo. burangiye ikintu nanga ni ukugendera kuri kondisiyo, kurikiraho amabwiriza byo rwose ntabwo bijya bikunda. ariko nshinzwe uyu mukobwa kubera hari umuntu wiyumvamo, ushobora kukubwira ukamwumva, ariko apana wa wundi wo kuvuga ngo uramutinye ngo ukoze iki kubera ko umutinya. ariko uyu nguyu nshobora kumutinya. Reka umva yaka nawe iterabwoba ryo wapi? umva nkubwire, iterabwoba se iterabwoba wanga iterabwoba gute se? Ninde ugushyize hari umuntu uvuga ati manza wumve ndakora iki nyine n'udakora iki, ariko ntiyabimenya ko waranze. umva Godfather yihutangiye gusubira mu kazi, ariko icyo nagira mvuge ihangane gato ya Prince arangiza urafata umwanya. Icyo nagira mvuge ni uko nibuze dufite umuntu trusting, uwo muntu niwe yenda twakoreramo. niba ari ukuvuga ngo twohereza amafaranga, uwo muntu niwe waha amafaranga. niba ari ukuvuga ngo tumuconnectinge n'umutherapist, uwo muntu nawe twamushinga kumakinga sure yuko babona ride yo kujya kuri uwo mutherapist. ariko uwo mumama, niba ari umumama simbizi, niba ari mushiki we simbizi, ibyo nabyo nawe agomba kuba ready akamuba hafi, kuko ni urugendo rurerure cyane, ntabwo byoroshye. kandi nawe ndibwira ko afite izindi nshingano mu buzima bwe. ubwo nawe byazaba ngombwa yuko twakwicara tukamuganiriza ku ruhande. ntabwo rero ari ibintu wapfa kuzana kuri space ngo deciding gutyo gusa. ariko icyangombwa nishimiye ni uko afite inshuti yizera kandi itamuprofita mu bintu ibyo ari byo byose, ahubwo ishaka ko akira. icyo ni icya mbere kandi cyiza. icya kabiri cy'ingenzi, nawe arashaka gukira. icya gatatu rero ni ukwirinda abo bantu yumva bamujyana muri ibyo byose, hanyuma tukamushakira yenda ikindi kintu ku ruhande yabyaza umusaruro hagati aho. ariko ku kibazo warumbajije byo, nta nubwo ari ntabwo nshobora guca ku ruhande. ibimujyana muri ibyo byose adashaka agomba kubireka, agomba kubihagarika, agafata pause, yenda akazasubira muri showbiz yumva ari muzima, nawe yifitiye umurongo we, ahubwo abantu bakaba bakurikira ibiganiro bye adakoreshejwe n'abandi bamushakaho inyungu ku giti cyabo. urakoze. Okay, so urakoze cyane Pre, ariko kandi nzabakenera impamvu twifuje iki ngiki. iyi ngiyi navuga ko ari campaign itangiye kandi itazigara irangira. We will try our best. ntabwo umuntu yaducika tureba. Ngiye kino kiganiro nakibonye ndababara. ntabwo umuntu yaducika tureba, ariko urukumva ntekereza ko amaze kugera kure. You have nothing, urarwaye, ariko urumva umuntu yanyandikiye kandi abibonye. So the guy afite ego iteye ubwoba, yarazinutswe, umutima warahennye. ariko se hari ubundi buryo bwakoreshwa? ari mpamvu nifuje ko abaganga maybe hano bari buze kudufasha. iyo umuntu yamaze kugera kuri iyi kategori bigenda biti? niba hakiri igaruriro, mfite abantu hano, mfite ama message menshi, abantu batangiye kunyandikira. hari message nk'iyi ngiyi. Prince check that message. reba iyo message nkoherereje. noneho ahanga biraza kuduha idea. abantu batangiye gutanga, biteguye gutanga amafaranga kuva uyu munsi kugera muri December. umuntu aravuga ati checking WhatsApp yawe. ntabwo irangeraho, reka ndebe nanone. nayiguhaye. So urukumva abantu batangiye kuba ready yo gukora igishoboka cyose. You can read that message. So urukumva rero abantu biteguye gukora. ahubwo icyo dukeneye nonaha ni abantu bagomba, nkuko nabibasabye ku bantu bari mu Rwanda. Kabano yambwiye ko yiteguye kujya kumureba, Uswakima arahari n'abandi.
mureke kuko reka nkubwire niyo wamufungira muri kontinere uyu nguyu akamara iminsi 2 kuri level agezeho, niyo wamufungira muri kontinere. Wow, uyu mubyeyi Imana umuhe umugisha kabisa, kuko ibi nibyo ndi kukubwira. Abantu barahari bari willing yo kumuherekeza kugeza igihe akiriye. Nk'uyu mubyeyi rwose avuze ati ge natanga. basomere message. Reka mbasomere, ubwo nangiye kubisaba uruhushya rwo kuyisoma. Yisome. Hey Godfather, nanjye umwanzuro muri bufate mwambwira. Ndahari mu gutanga contribution yanjye, nayitanga nk'amayero 100 in the middle of this month, ni ukuvuga hagati muri uku kwezi, nkongera nkagira icyo ntanga na December ntari pe, tubonye ko hari icyahinduka ngakomeza each month nkagira icyo namugenera. Thank you and God bless you. Urumva yahita atanga na nimero ye nuko naze kuyisharinga, ariko yampaye na nimero ye. Yego, urumva hari abantu twese turahari twamuherekeza pe, twamuherekeza, ariko ubwo urumva ko hagomba kuba commitment. Naho abantu kuko wabivuze neza, wavuga uti ntidukeneye amafaranga, dukeneye abantu urumva ko bahari. Abantu iyo bahari n'ayo mafaranga yaboneka. Mu bantu bahari n'abaganga barahari, ariko ni ukuvuga ngo hagomba kugeraho noneho nyir'ubwite aca bugufi akareka abo bantu bakamufasha. Si ngombwa yuko adutrustinga twese, kuko abenshi baramuhemukiye, birumvikana ntago byoroshye, ariko muri bake bahari bashaka kumuherekeza, yakwemera tukamuherekeza, noneho nawe agaca bugufi, tugakomezanya urugendo kugeza igihe yumviye nawe abaye umuntu muzima, nawe akifatira imigambi ye. Nta uzamwishyuza, ntabwo nzaza ngo mubwire nti amadolari 1000 naguhaye uzayanyishyure. Icyandimo ni uko yaba muzima nawe akigeza ahantu. Urumva ko nabo bose aricyo bashaka kumukorera. So urakoze cyane. Yaka, fungura mic ya mbere y'ibikomereza umusore ijambo. Fungura mikro yawe nyabita, mufungurire mikro. Preserve. Ntabwo nshaka aya masaha uramutse ubonye aho ucumbika cyangwa ubonye ubuzima ibyo ukenera ari amafaranga uhabwa ku ma YouTube, uyabonye inzira yose yatuma udasubira kuri YouTube channel wayemera ukamanza ukitabwaho? Nayemera kabisa. Kumvikana ikintu kimwe, niba ubyemereye hano, ntabwo nshaka kugira ngo ejo bizagaragare ko umuntu yaguhagaritse kujya kuri YouTube, kuko ntabwo turi gusaba. Manza wumve ahangaha hamwe abantu mwe nibimara gukunda, icyo turi buze gusaba, turasaba ubuyobozi, aho kugira ngo bajye bafata yakabagiye kumufunga, turasaba ribu itegeke ko Yaka atazongera kugira ahantu ahurira n'ama YouTube cyane bamukoresha mu nyungu ze nkuko babikoze kuri busyete. Turasaba ribu ibikore, uzashyiraho ikiganiro cyangwa uzongera gukoresha Yaka, ibyo ngibyo azabiryoza, kandi ntekereza ku rwego rushinzwe kutureberera ruri bidufashe. Ariko kugenda tukajya gusaba icyo kintu ari byo bimutunze, byaba ari ikibazo. Ibyo twabisaba ubuyobozi tumaze kumushakira uburyo bwo kubaho. Noneho ngiye kubahereza urugero nk'abantu baba bari addicted mu bintu by'urusimbi. Prince ngira ngo urabizi, baba baninga kuva ku gihe cy'umwaka, imyaka 2 cyangwa burundu. Wakagenda akabyisabira bakamubaninga, ntazongere kwinjira muri casino. Abantu baba addicted muri casino, bajya muri casino, aragenda muri casino hari option yuko ugenda bakakubaninga kuva ku mezi 6, umwaka, ugafata break. Dufate ribu itange, ntabwo ntabwo ari umusazi, ntabwo afite disability, ntabwo ni umuntu muzima, ntabwo babishyira itegeko nkora kwa busyete. So icyo dukora, turaza kusaba nituba tumaze kumubonera iyo basic y'uburyo ashobora kubaho, dusabe ubuyobozi bamuha imyaka 2, bamuha umwaka, aba ari ukumwitaho kugira ngo ubuzima bwe bugaruke, abe nta muntu wemerewe kumutunga kamera. Ubikoze abiryozwe, kuko ntabwo bazajya batunga kamera uyu musore kuva 2019 bamutunga kamera bakamuha ibiyobyabwenge. Ibyo biyobyabwenge cyangwa izo nzoga zikabije bigahariba akazi ko kujya kumufunga. Ntabwo ari byo. Ribu nukuri badufashe, nitumara kumubonera ubushobozi nkuko audience hano yemeye kubikora, badufashe nabo, kuko demo ajyara kuri biriya biganiro
demo bamwishyura amafaranga yo kunywa inzoga bakamuha ibyo bihumbi 5 ibyo bihumbi 10 no baranazimugurira bikamusunikira ngo gukora kugira ibintu ngo bye. yirekure mu kiganiro bro. Ibyo bigize icyaha. None se ribu niba nidufashe, ribu nidufashe, umuntu ari kuducika. Mugiye murebe iyi video nahejura amagambo yivugiyemo, yaratabaje ku bantu bazi ibintu bya mento, YAKA yaratabaje. I- Gutabaza n'impuruza yasabye babikoresheje kubicuruza. Umuntu aravuga ngo nubona niyahuye ntibizabatungure, nimwumva niteye muri Nyabarongo ntibizabatungure, ntacyo nsigaje kuri iyi si ubuzima. Oya, barafashe baraprodinga baragurisha. umva ikintu cyambabaje ni ukuntu uriya muntu yashyizeho ngo yaka ngo ubuzima ngo ibiki n'ibiki ngo agezeho ngo naho ashaka kwiyahura ngo uraseka ngo upfe seriously Ngo uragera gute ngo uraseka ngo upfe kuri iriya YouTube kuri ya YouTube ya Irene Murinda ngo hano. uraseka ngo upfe ngo kuko yavuze ko ngo ashaka kwiyahura ngo uraseka Those ngo people upfe. we have, abo nibo bantu dufite muri society. Urumva ni byambabaje kugeraho wumva ko harimo komedi, umuntu nawe ubwawe niba koko yagusetsaga akagususurutsa ari wo mwuga we, noneho aratakambye aravuze ati ubuzima bwanze, wowe noneho urabihinduye ubigurishije nka ya komedi ngo uraseka ngo upfe. Kwiyahura cyangwa umuntu arashaka, umva byandenze gusa byanyeretse ko nta na manager niba namufite nawe amufiringe mumushakire undi mu manager kuko Uravuga nde? yaga No, niba barakuruye bazana mu niba mujyi wa Kigali. Ndakubwiye bo nakubwiye ngo breaking news, inkuru bategereje ya Yakayanya bazamukoraho niyo kumubika yamaze gupfa. Niyo ibaze breaking rero, news bazakora kuri uyu mujene, nicyo bategereje. bivuze ko no muri izi showbiz agendamo nta management nzima agira. No, ntayo yigeze. So anagarutse ako kantu ka break ni keza, anagarutse ashobora kuvuga ati jye nsubiye muri showbiz nzajya nkora stand up comedy cyangwa se nzajya nkina amafilme, ariko noneho byanamuha n'uwo mwanzuro wo kuvuga ngo reka nshake umumanager mwiza ujya nanjerera n'aba bantu. Ni ukuvuga ngo ushatse interview ace kuri manager wanjye, uwo mumanager mwasesinge. Uzi ikintu cyambabaje se buriya nuko nagendeye kuraka, nabonye umwana w'umukobwa yamufashe, aragenda amuzana mu kiganiro amugurira ibyo kurya, ngo amuhe umurete wa special. Yeah, that was the ngewe mfite igitekerezo. So urabona YAKA, ngiye uko mbitekereza ntabwo ari addicted n'ibiyobyabwenge, ahubwo YAKA afite trauma. Ngira ngo wenda murabona nk'abantu babaye muri jenoside yakorewe abatutsi, hari abana nyuma abana benshi bari bafite ikibazo cya trauma. So rero hari abantu mu Rwanda babashije gufasha aba bana barokotse jenoside, babitaho, kandi bose nta nubwo bigeze bajya muri iyo rehab. Abenshi bari bafite ibibazo by'ingutu, gutekereza ubuzima babayemo, iyo mirambo banyuzemo, uko ababyeyi babo bishwe babareba. Abenshi buno ni abagabo bariyubatse bafite ubuzima bukomeye. So rero urumva na YAKA ku giti cyanjye ndebye iriya video as content yavugiyemo, ngiye niho byahise binjyana. YAKA afite trauma y'ubuzima yarokotsemo, y'ubuzima yabayemo, butuma ajya kunywa biriya biyobyabwenge kugira ngo abashe kubyirengagiza. Rero ndumva hari abaganga benshi mu Rwanda bakoze uwo murimo kandi na n'ubu bakiwukora. Numva abantu bashobora gushaka uburyo babakonekitinga na YAKA, bitanabangiye byo kuvuga ngo abantu batekereza ibyo bigo bindi ashobora kubamo, byamufasha kuko ikibazo nyamukuru ni icyo gukira ririya hungabana afite, noneho rimutera kujya muri biriya biyobyabwenge. Ikindi Godfather yaravuze nemeranwaho nawe, mbere y'uko akusubira kuri izi social media, iyo umuntu arwaye abanza yivuza, yamara gukira akagaruka muri kariyeri. Reka rero tubifate nk'aho YAKA agomba kubanza yivuza mbere y'uko asubira kuri iyi kariyeri, iyi talent afite, gusubira kuri izi mbuga za YouTube. Ariko tubimukorere, tubimubwire, tumaze gufata n'umwanzuro,
w'ikintu kizatuma adasubirayo nk'uko Godifata ari kubivuga. Bibe siriyasi, ntitubivuge ngo tubigire topic birangirire hano, n'ejo n'abantu bashobora no kuvuga ngo twamubujije byagenze gutya, ahubwo ave hano icyo kintu mugikemuye kuko cyamaze gusohoka mu kanwa kacu, kugira ngo nibura tumuherekeze tubanze tumuvuze, namara kuvurwa azasubira kuri izi social media. Murakoze. urakoze cyane sa turihuta ntabwo tuzakongera kwisubiramo ngo ibintu nanjye ntabwo rero tugomba ndagiye, kubiya umukobwa asigaye Alpha, wenyine, mwebwe mushaka urajya he amafaranga muntuze ahantu mujye mumenyera n'icyo kurya, murebe ko nzasubira muri showbiz. Alpha, uretse gato mbere yuko ugenda yaka uretse kugenda oui nari ngiye gusubira mu kazi kandi I wanted to say this, yego nimba ntari nyine nk'uko abantu bose babivuze sinagomba kugira bakagira tubisubiremo bra 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 bra. Ubundi ikintu cya mbere gihari ni ukurebera aho ashaka inzu. So yewe I think Prince afite nimero yanjye, waraza kuba I think arasigara muri kuganira whatever. Iyo nzu today cyangwa ejo ambwire niba yayibonye ndaza kuyishura, sagenda abe mu nzu yiwe. inzira hari ayirimo Inzu irahari ayirimo. ni ibihumbi 40 by'amanyarwanda Okay, sawa, wakwishyura umwaka ubwo icyo dukora urukumva ikizu ubwo yewe icyo nshaka ni iki, so ntacyo yego ndamwishyurira aya mezi 2, yego and then ibindi bikorwa byose bikurikira byo kugira byo kugira ngo abanze yabona umutherapist cyangwa se umuspsychologist cyangwa se umuntu umufasha agatwamya bimeze bite. So ikihutirwa ni ukugira ngo n'ahaba ataza kurara imvura imwica cyangwa se n'iki. urakoze cyane ndamwishyura ayo mezi 2, ndarenzaho n'andi mafaranga hejuru makeya gushaka ibyo kurya muri ino minsi ahari. So ibindi noneho tubikurikirane hanyuma nakoze. urakoze cyane. Thank you so much my brother, thank you so much. urakoze cyane niyo kinga saka yaka ihangane gato buretse kugenda yaka urajya he guma aho ngaho gatoya. Prince uranyumva? Karame ndakumva. Mbere yuko mfata umusore wirwanyeho na Kingdom mwihangane gato, so mfite igitekerezo. Ngiye ndifuza ikintu cya mbere kugira ngo dutangire uru rugendo rwa rehab, erega nabwo azagira aho yemere tumaze tumutandukanye n'ibimusunikira muri izi nzoga ibi 5 n'ibihumbi 10 baha bya buri munsi. Yaka ntabwo tukuvana ku nzoga direct, ntugire ubwoba. Wanguriye cupa rimwe amacupa 2 ukayanywera mu rugo ukaruhuka, ariko ukagira n'abantu bakwitaho. Umuganga azakubwira uko ubikora, ntabwo bakuvana ku nzoga, nta nubwo muri rehab bahita bakuvana ku nzoga direct, sibyo? So Prince urabyumva ute turamutse tubonye hano muri space twavanye igisubizo gituma atandukana n'izi YouTube zimukoresha, noneho tugatangira process uri kutubwira yo kumuvuza. What do you think? Ibisubizo by'urumva cyo icya mbere cyabonetse, ikinzu cyabonetse. Amezi 2 it's not enough. It's okay. Nkeneye ko tumubonera umwaka at least. Umwaka ubwo urumva na nuriya mubyeyi natwe twese yes twabikora biraboneka, ariko icyangombwa ubwo ndaza kuvugana na Innocent turebe ukuntu twazajya tugenda twishyura iyo nzu. Ntago byatunanira n'uwo mwaka, ntago watunanira, ariko icyo wumva turi concerned about, ego turi kwishyurira inzu umuntu ushaka kujya kwivuza, cyangwa turi kwishyurira inzu umuntu ushaka ko tumwishyurira inzu wakishakira ubundi buzima. Oya, turi kwishyurira umuntu ushaka kujya kwivuza, nubwo kwivuza kwe ari kubishyiramo condition, akavuga ko yabonana n'umuganga, ariko kujya kwicara mu kigo we yitagereza cyangwa nk'ikindera nk'uko yabivuze. Ibi ngibi ntekereza ko it's not my business. Ibyo ngibyo ni by'abaganga, ibyo ni by'abaganga, ibyo ni by'abaganga. Niyo mpamvu rero nagiye yakafungura mic yawe gatoya, ihangane play fungura mic. Kubwira nti hano kuri space ntago twakomereza gutya, ariko bibaye ngombwa yuko duconnectinga mu gikari tukamuganiza tukumva n'ikindi kintu yakora in the meantime, nibyo byaba ari ingenzi. Yaka nta telefone agira, nta WhatsApp agira, ntabwo nzi ko abifite. Kandi uwo mu mama se bari kumwe we nta. Uyu ni umukinnyi w'amafilime Nyabitanga, n'umukomedian, umukinnyi w'amafilime, n'ubu ngubu nawe yari yaje kumukoresha. Okay. Urumva? N'uyu nguyu turi kuvuga yari yaje kumukoresha, bari kumwe, yari yaje kumukoresha nawe ari kumukuramo umusaruro.
nawe yamuguriye ariko inzoga uyu cyangwa nguyu amuhaye ibihumbi yamfasha 5. uyu nguyu yamfasha amufitana Urukunyumva mushiki nawe wanjye ibi ngibi uyu nguyu nawe yaje kumukoresha nawe ari kumukinisha muri ayo mafilime Godfa, turi gushaka kumuvana. Godfa, Ni umukinnyi Godfather. w'amafilime nawe. Ihangane gato ndaje umusore. So Yaka subiza neza gatoya. Nyabita ntabwo ndi kugukasa. Nyabita ihangane gato. Yaka uranyumva? ndakumva Yaka habonetse ubufasha witeguye kuvurwa, witeguye kwakira abantu bakwitaho ukavurwa. ndi tayari kabisa Ibyo ngibyo bibonetse witeguye gufata iya mbere aya mafilime ukayavamo. cyane rwose Nkuko Prince yarabivuze, iki kigo aho ugomba kujya gufata ubufasha. Ugiyeyo ufite iwawe inzira urakomeza kubiraza kuba yishyuwe, ariko bikaba ngombwa ko ugenda ukamarayo iminsi ngahe bari kukwitaho cyangwa bari kukubwira bari kukwitaho wenda ukanataha, ariko ukaba ufite ikigo kiri kukwitaho n'abaganga. Ntiwabikora ukajyayo ufite ibyo nabikora kurya, ufite aho uba, ufite buri kimwe, wabikora? nabikora kabisa Okay. Siwumva se Ah, Prince? twagiye rero. Reka tuvugane rero na Gatwara kunyumva. Ndi kukumva brother. Okay. Reka tuvugane na mama Chantal Ego. adushakira ikigo cyiza na Yaka nawe afite decision making, afite uburyo yakibonamo, akavuga ati yenda iki ndagishimye cyangwa iki singishimye, hanyuma ubwo no kuvuga ngo na mama Chantal nawe twagendanira hamwe n'abandi babyeyi bemeye kumuherekeza muri urwo rugendo rwa recovery, hanyuma tukabitunganya. Urumva ko deja ikibazo cy'inzu cyaho kuba cyakemutse, ikibazo Ego. cyari gisigaye ni uko we yakwemera yuko aho twamujyana programs bamusaba yazikora. Ubwo urumva ko abyemeye. Niba abyemeye rero ndumva nta kindi igisigaye. Cya gatatu yenda ni iyo bill ya hospital cyangwa se ya rehab cyangwa se ya therapy. Ubwo iyo nayo niyo tuzagarukaho tukavuga tuti umuvandimwe wacu mwaramuherekeje, mwamwishyuriye inzu, yatangiye rehab, ariko bill ni iyi. Now let's do a GoFundMe tubyishyure byose. Thank you. Yes. Siwumva se. So ikintu kiriho nyuma y'ibi ngibi Yaka, ntutekereze ko ryandi abantu baza ngo bagiye guha amafaranga. Ibi turi kuvugana Yaka turabikora kuva ku mwambaro. Turashaka uburyo utabura icyo kwambara, utabura icyo kurya, utabura huba, n'icyo kunywa nako gacupa kamwe ku munsi cyangwa tubiri ku munsi, ntubirenze icyo kunywa. Hanyuma ubu turi kuvugana Yaka, ndashaka wumve ibi bintu. You have to be ready. Turasaba urwego rwa RIB, turaza gusaba bahagarike cyangwa basabe ko nta muntu wemeye kongera kugukoresha ibi biganiro baguha ibisindisha. Bivuze ngo Yaka ubuzima bwawe, sosiyete cyangwa community muri rusange nibigiye kwifata mu nshingano zayo, turagutandukanya n'abari abantu bagusindisha bakagukoresha. Hanyuma ntago bagiye kuguhagarika kujya ku ma YouTube completely. Ni temporary, iki gihe ugiye kwitabwaho kugira ngo ibibazo urimo biveho. Ibyo bintu urabyemeye Yaka? ngenda byemera rwose. Okay. Prince, ntekereza ko ngayo uko bimeze. So umusore wirwanya hanyuma twumve kingi dubu kandi Byatunganye. Hanyuma Gatfada ngiye gusubira mu kazi, Ego. mumbabarire muranyihanganira, ariko you have my number. Inosa deja amafaranga y'inzu yangezeho, uze kunkonekitinga n'uwo muntu hanyuma tuyamwoherereze yishyura inzu. Ego. Yeah. Ntekereza ko ni haraza kubaho Reba waretse nyabitanga. kugenda nk'umuntu. yes. Okay, kubita ubangura umusore kandi tukubite twihuta. Hanyuma dufate kingi Yego, dubu. yego. Ego. Okay. Godfather, reka nkushimire cyane. Rero ikibazo cya Yaka nanjye nacyumvaga kandi kiranababaje, ariko Yaka akeneye kugira umuntu umeze nk'umuscout, umuntu we n'iyo nzu murimo muvuga cyangwa ubundi buzima bubanamo ashobora kubana nawe, ushobora gukoresha art therapy, kuko uko byagenda kose Yaka kugira ngo umuvure nuko werekeza mu rugendo rw'ibyo akunda. Rero mu byo dushyiramo imbaraga therapy ki, ahubwo dushyire n'imbaraga mu gutekereza ku muscout ufitemo art therapy, kandi barahari. Nicyo nashaka kumubaza, nashaka kubaza kuri Yaka, abonye nko mu Rwanda hari NGO y'Australia irimo ifasha abantu bagize ikibazo cya depression ibinyujije mu buhanzi,
irahari bakoranaga na Murindi Japan One Love yo kwa Gatera Rasta, ntekereza ko n'ubu ngubu bakibikora. So ikintu gikenewe rero, YAKA akeneye kugira umuntu umwibutsa ko ari umuntu, akongera akagira ubuzima, akagira ibyo akunda, akagira orere y'umunsi, iyo ubyutse bigenda gute, filime akwiye kureba, donc akajyana nawe urugendo rw'umunsi, akuzuza icyumweru, akoga, akireba muri miriwari, akiganiriza, YAKA yatangira kugira icyunyunyu cyo kuryama agasinzira no kubaho neza, iyo mitsingi akayibona muri firigo aho ngaho, akagira gute, YAKA yahita ahinduka. Ariko uko twabivugaga nabyo ni byiza, dufashe tukamukodeshereza inzu, hanyuma ya nzu n'ibyo byo kurya akabibona, akagira ikintu kimeze nka board, akagira ibintu bitamuhuza by'umunsi, n'ubundi uko byagenda kose bizamusunikira muri jama, kuko iyo udafite ibibazo bigukaragiye ako kanya, udahangayikishijwe n'icyo uri burye saa sita n'iki, ubundi uhangayikishijwe no kugira irungu, kandi abantu bagira depression babangamirwa n'irungu cyane. Hari ukunda kwiherera, hari n'umuntu ukunda kuba ari wenyine, ariko hari n'undi muntu ukunda kuba ari kumwe n'abantu, akaba ari byo bimufasha gusunika amasaha, kuko buriya no kunywa inzoga ni ikintu kugira ngo asunike ibitekerezo, aze kwirambika agire gute. Rero byaba byiza dutekereje no kuri icyo kintu cy'umuntu agenda, donc tugahera mu byo akunda tumuganisha mu kumuha uburyohe bw'ubumuntu, uburyo atemberamo, uburyo avurwamo, uburyo agira gute, hatari ikintu gusa cyo kuvuga ngo tumuhaye ibyo kurya no kuryama, ariko ntabwo tuzi YAKA umunota ku munota. Kuko niba wumva ibiganiro bya YAKA, urebye iyi video cyangwa ibyo atubwiye nonaha, urumva niba abantu bakubwira ngo jya muri rehab uze tukujyane muri Amerika, undi akakubwira ngo ntango bishoboka, bivuga ngo nta kintu na kimwe ushobora gukora cyatera yakubwoba, nta n'ikintu na kimwe wakora mu munota ngo wakubwire ko ari cyiza cyangwa ari kamara kimuryoheye kurenza ibindi. Ubwo tugize amahirwe rero, nge amba anyemereye, namubariza aho ngaho, bagira ibintu bya art gallery iki, donc ahantu ashobora guspendinga umunsi wose, yenda agatagiye kuryama n'iki, ariko ntabe bored, ntaze kubona umwanya wo gutekereza ko akeneye kugira ibiganiro runaka, wo gutekereza ko yihebye no kugira gute. Nako kantu navugaga, ubundi uyu muntu aba akeneye umuscout mentor, baba bari kumwe, noneho akabanza akamwiga, akuririra ku byo akunda, ku byo yakakunda, akajyana nawe orere y'umunsi, ya orere y'umunsi igafata ukwezi. Ibyo bintu nibyo bizagera naho yakayumva akeneye kujya kwa muganga, akeneye no kuba niyo rehab noneho yayijyamo, kuko yarangije kumva icyanga gitoya cy'ubuzima. Murakoze cyane. Ibyo bitekerezo buri muntu hano ubona kuzaswingiza ibyo bintu byawe udusubije inyuma, cyangwa cy'ubuzima. Okay, ni ibitekerezo byawe ariko nyine uri kutuvanga kudusubiza inyuma.